Yesu nashimwe bene data, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Dushima Imana iteka iyo tubibutse kandi twongera tugashimira Imana ku bwanyu ndetse no ku bwa bene data bose kubw'impano y'Umwami wacu Yesu Kristo twahawe kubona. Dushima Imana ku bw'agakiza kayo yatugeneye twebwe abari kurimbuka, ikakaduhera ubuntu ibinyujije mu mwana wiwe Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ahinduke uw'isezerano, kandi umwizera wese abashe guhabwa ubugingo buhoraho binyuze muri Kristo. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twari tumaze igihe kinini dukoresha audio tutakoresha uburyo bw'amashusho, ariko turashima Imana yuko ibyemeye yuko kuri uyu munsi tubikora. Nabyo ni ishimwe rikomeye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero tukaba tubahaye ikaze kuri Elroy TV, TVL. Murakaza neza rero. Dusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 12 ku murongo waho wa 35 haragira hati: muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko bazakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudategereje. Amena. Mwakire ijambo ry'Imana. Kadushima Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe muri twebwe nk'uko bibiwe mu ijuru. Ntuduhane mu bibi, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi no gukomera ibyanone iteka ryose. Twese aka kanya Mwami, ngwino ubane natwe, icyubahiro no gukomera bibyaye mu izina rya Kristo wabambwe. Kandi uwumvira ijambo wese rimufashe, ribashe kugira rimuvana, ribashe kugira naho rimushyitsa. Mwami, tugeze mu gihe kigoye kandi tugeze mu gihe kiruhije. Witeka reka urinde ubugingo bwacu, kuko imibiri yacu igeze aho biyigoye. Ariko Mwami wacu, tugirire neza, urinde ubugingo bwacu kuruta uko umubiri urindwa. Witeka gukomeza kutugirira neza, icyubahiro n'ikuzo bigiye mu izina rya Kristo umucunguzi. Amen. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Tumaze gusoma hano ijambo ritubwira ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Umutwe w'amagambo uravuga ngo dore ibikomeye kandi biteye ubwoba biraje impande zose. Twinjiye mu gihe kigoye kandi twinjiye mu gihe kiruhije. Turasabwa rero kuba maso, turasabwa gukanguka, tukava mu kwikunda, tukava muri bya bindi
ahubwo tugatumbira umwami Yesu, tugahora twiteguye isaha n'isaha kuko yakaza. Yaravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwitegure, umere nk'aho uhari udahari, ube mu isi utayirimo, urare mu isi nk'utayirirwamo, wirirwe mu isi nk'utari wiraremo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo umwana w'umuntu aze. Kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudategereje, mu gihe tudategereje nibwo azaza. Ese mwene data uhagaze ute? Mwene data uriho ute? Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndagusaba ngo mube maso, uhore witeguye, kuko utazi umunsi n'igihe azazira. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dusome muri Yesaya igice cya 54 ku murongo wa 14. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, ko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko si njye uzaba ubateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nubwo ibigoye kandi bije biteye ubwoba bitubuziye, ariko uhumure, wowe mukiranutsi wizera Yesu Kristo. Ndakubwira ngo humura kandi nta kizagukoraho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Imana yacu ishimwe kandi uhabwe icyubahiro. Nubwo ibituziye bikomeye, nubwo ibituziye biteye ubwoba, ariko agahato kazakuba kure. Haleluya. Kuko uzatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nibyo kuko ibigiye kuza tuzabitinya, bizaba bikomeye, ariko tuzabiba kure. Haleluya. Ni ukuri. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ntabwo bizigera bitwegera. Haleluya. Ahari bazaterana ariko si Uwiteka uzaba bateranyije. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Haleluya. 16 haravuga ngo dore ninjye urema umucuzi uvutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwene data, ndakubwira ngo nubwo ibikomeye biteye ubwoba bije impande zose, ariko humura, komera, shikama. Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Uwiteka Imana ari kumwe nawe, wa mukiranutsi we. Icyo usabwa, tunganira Imana ubudasiba nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, uyitunganire, nayo izakurinda, izakubera byose. Niko Uwiteka Imana avuganye nawe. Uwiteka Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro.